wiriwe. Ma. Uri mwana wa? Wiriwe neza mama. Yego yego. Kuwica si wigunze noneho byagente mama. Abantu mbere umunane gukora hano. Nta kibazo ari. Namahoro. Namahoro. Kumeze se nk'umuntu wababaye? Oya ntago mbabaye nuko nyine nicaye njyenyine ntago mbabaye. Mama uzi ko iyo ubabaye nanjye bimbabaza. Oya ntukabone se wabona hari ikibazo mfite se. Kuri mama wari uri korera. Ntago narize. Mu rugo se hari iki? Nuko ari yo bavandimwe bawe sindirimba bateze kandi nisanga. Sindasanga babimuze none. Tugize amahirwe mama yagereka amabwiriza bashaka kubabwira. Maze iminsi uri kumva? Maze iminsi ndi kumubona ari kumwe na cya gihugu cye. Kandi njye twaraganiriye yambwira ko bavuganye ko ashaka kuzaduhinika abana. Kandi nacyo ngo azagira. Muri kumva twebwe dukwiye kubyemera. Sasa ibyo ndi kumubwira wamwinjiriye ukamubwira n'ubundi kubona kirakizana n'ubundi maze gupfa tutazabona isano. Nese ngo arashaka kumuha umugabane mu isambu ya. Ngo niwe mukuru kuri twebwe, ngo niwe ngo mbese ngo niwe mugabo mu rugo. Niwe mukuru muri twebwe se ajya kuza hano. Ko yaje amuzana hano. Yaravuze ngo twese ngo nta wari uriho nta muntu ubizi. Ngo ntawe ubizi uko byagenze ngo twese nta mpamvu yo kumuvuguruza. Rero mureke mbabwire. Ahubwo mba nkubwire. Wa mwana, umenye uko ugenda muri bari abavandimwe bawe. Byagenda ute? Jya wibuka yuko nubwo nakuzanye atari kwa papa wawe. Ugomba kugira uko witwara muri bari abana. Mama ndabizi. Kandi umenye ko ari wowe mukuru, umenye yuko ntabyo kuvuga ngo uragenda kwingana nabo. Habaye iki se mama niwe bakurakaje se? Urumva nyine. Nese ubundi abavandimwe babura ibyo bapfa. Ariko ubundi ma. Size bameze nk'abari. Wazaduhaye isambu buri muntu akamenya ke nubwo kaba gasatuye gatoya ariko buri muntu akamenya ibyo byaba byiza. Ibyo ni ibintu umuntu azabanza gutekereza. Urabona nubwo tutavukana ariko ujye umenya ko ari ngiye mukuru. Niyo gahunda bafite. Papa ajya gupfa yatubwiye. Ndabyibuka. Ndetse wowe nibyo ushaka kugenderaho ko yavuze ngo twese tuzasaranganye nibyo ushaka kugenderaho n'uwa. Namenye nubwo umuto ufata hanini ahubwo utanawe utazana ibintu by'ibibazo. Ndabizi. Njye mba mfite ibitekerezo nkakubwira ngo ngatekereza ngo uramutse upfuye mama urabona ko byambana ikibazo mu gihe buri muntu atarabona. Sibyo? Kandi ntuzajye urarakara mama. Oya ntago ndakaye mwana wa mama. Ufite agahinda mbona agahinda kakwishe mama birambabaza. Nuko nifashe gutya. Ntago mbabaye. Iyo umaze gutya mama ureba uramfite ufite rudomoro ufite ura na sister n'ura mukuru wacu i Kigali. Urumva rero ko ntago wakagombye kubabara sibyo? Oya nta kibazo mfite ho. Kandi umenye ko hari igihe kizagera natwe tukaguteza imbere natwe mu gihe tuzatundangije. Nibyo nshaka. None kangere mu rugo. Nuko ye wose kukumaze. Nzasigara n'inzu. Kukumaze ikizi? Nzasigara n'inzu. Reba ibintu byose kiba kirimo kikanga gikora mitano. Mwebwe nzabagabanya isambu ntabwo inzu nta ruhare mu ifu. Mube mwitonze nayo mubonye wenda zayiha kiriya yagize ikigirwamana cye. Ndakaye genda. Singuye ko ngukunda. Ndaje. Sawa. Nanjye ndaje. Reka ngere mu rugo. Akibeshya akayimo. Ko murumva mwabigize ibyoroshye. Yaje. None ndi kubona gituruka hikiriye kiri kumwe na mama. Waje se kavukire we? Naje. Shade kora rwose Jya mu bandi nawe yaje. Yego no mu bandi. Merewe neza rwose. Jya mu bangwinde. Nagatsuza kumva bari kwimika ministry ni wowe se? Cyangwa naga ari wowe? Bisa nkabyo buriya nawe ufite ministeri ushinzwe. Yaranabyushye. Ndezerite serudomo sister. Yavuba bimeze bite? Ko murakaye se kandi ndi kumvamo ikiganiro hano cyashyushye. Ako se turi kugusuza uri kubona tugusuza turakaye. Wate. None se byagenze gute? Mwari ariko. Turyase ko mama yanze guteka. Mama rate niwe yabyanze. Ubu niwe ntunze mu mudugudu wonyine w'urubyiruko. Urubyiruko nkababura nibazo bamwe. Ubusa ntibatanze itangazo hano hose. Itangazo ryatanzwe nanjye naryumva. Cyo koza ndabona bari kuza.
reka turebe wasanga batababwiye n'isaha niko se sha wowe uri kwa nde hayo ni uwo kwa Kajisho kwa Kajisho utuye kwa Kajisho ariko mbona uri witwara neza wowe njye nditonda ujye witwara neza no kugira nk'urubyiruko rw'iki gihe uyu munsi ndashaka ko tuganira ku buzima bwanyu kuko ntabwo nshaka gutunga imbobo mu mudugudu wanjye sibwo mama yateka mwese muri aha none se wari usanzwe ari ese mama si udutekera si turi abana berega mu byabo ugomba gutekera abana sisita nawe mama agateka uri aha ntose urabona atarwaye ahubwo ibicurane byagufashe ryari dore naje nsanga ari muri telefone mama yagiye mu murima wenyine ari guhinga wenyine mushiki wacu yicaye muri telefone none ngo nawe sinzi aho yari yagiye udomurusi so wari wagiye njye sinago uzi ko ndi kwiga yiteka hano haruguru ni muri kwiga nyine uburyo wagiye kwiga umuntu iyo nagiye kwiga yiga hano haruguru ibijyanye na tekinoloji nasi iyo umuntu yiga ndinda mwana mwiriwe mudugu tuganire ese ubu ngubu tuvuge ko ari mwe mfite hano ra ntabwo bababwiye isaha ntabwo bavuze isaha wo ni agakabyo no gusuzugura ubuyobozi nta soni ubu ngubu murabona reka mbereke rero iki ni cya gihungu cyo kwa Nuza cyananiranye iki ni cyo kimwe cyo kwa Karori cyananiranye niwe njya numva ngo ujya mu biyobyabwenge niwe ukunda kujya mu biyobyabwenge inde ariko yitwara nabi ntabwo wibeshye muri ibi bipantaro umusatsi wamusangana n'itabi bagifunguye ejo bundi kingi niyo mpamvu gifite n'umusatsi muke iminsi usanga niba baba baragifunguye murekera mbabwira ikintu ahubwo imico mibi irandura mu cyitaze wa gisambo reba nakase mico mibi irandura murekera mbahitangazo n'abatumiye karaho ngaho wakanuza ariko bakwakiriye wari ariko araryamo amatate se mwabwiye mama baramarira mushiki wanjye aho ubona ari arwaye urabona ari we ari ku binini biri ku meza wajya ukareba ku meza ko natari ibinini se ko ibyo binini nibyo turarya none se umuntu arajya muzika ese wowe yiteka ubu se niyo urama muziko wowe si iteka rudomo neka se nge akazi kanye ni ukuvoma se yavomye se amazi sahari ahubwo inkwi ntabwo tugicana ku inkwi ni kuri biyogazi wayibuze ku buryo iyo gazi sana mwarayi uburyo umuntu yakwirirwa ngo mama ngo nazongera guteka ku nkwi urabwirirwa nubwo amasaha yari yarenga ngo ngesizemo inkwi ngo ngakunama ngo umutwe uramurya nimba nta kibazo ufite wajya oya ntabyo sita urarwaye ku buryo utabasha guteka ntabwo ibibazo byose ndarwaye muri uno mudugudu ndashaka ko twitwara nk'urubyiruko rw'intangano urugero mugire amakarase mugire impano zanyu mugaragariza umudugudu mufate ibintu bifatika mugiye no gukina umupira ariko ntabwo muzashyikirwa amafaranga mugiye no gukina umupira ejo muzajya gukina ku mugabane w'Iburayi ubu se kitabona niki ntabwo wowe na mama ntabwo mwabigambanya bakazana biyogazi yarasanzwe adacana ku nkusi ariko kuzana biyogazi bwari uburyo bwo kugira ngo tureke kwangiza ibidukikije niba byihoreye nyine ibyo ngibyo nta biryo bihari rero njye ntabwo nzi guteka kuri biyogazi ntacyo sisita cyagena kwigisha kuyikoresha nyine ndabizi kuyikoresha ariko ndarwaye akarateka kandi ubona arwaye ariko nta kintu muri kumpisha iki ntacyo pe nta kintu muri kumpisha sibyo we na mama cyangwa uyu munyakigali nawe mugende mufatanye we nawe undi simwe bakuru mudutekeze turabana asanzwe n'ubundi ntacyo inama mbasanzemo ni muyikomeze muyikomeze nta kibazo nose wahoze udateka ujya kuva muri uru rugo rudomo ubu urabona ndi uwo gutera undi wo kujya mu muri gikoni kuvuga ngo gateka rudomo nsanze muri kuvuga ngo turi kwiganira nta kibazo pe ibyo mvuze ni ukuri njye nzarivuga mbere no kujya guteka nzarivuga nkiri hano uberewe gucuruza aho uzacuruza inzira nizo bikikomeye dukomeze ndashaka kwikara agatsinda none
none se mureke mbagize agatekerezo rero nari maze iminsi ndi gutekereza sibyo murabona ndi mukuru wanyu turabyumva nta kuntu twabwira mama buriya butaka data yadusigiye akagwa akampamo ikibanza nawe ikibanza nanone asitaka mu kibanza hanyuma ugize ngo ase mureke ndangize kuvuga mureka avuga arangize vuga vuba nyine urangize ngaho vuga murabona nubwo ndi kwiga ariko hari abana b'inshuti zanjye baza kumfasha bakampa umuganda wo gusiza ubundi ukakigurisha nkubaka oya ntabwo nshaka kugurisha nkubaka nese maze ukubaka ugaturana yawe se cyangwa ya mama ubyibura ubonye uri kumbwira ati nshaka kumwubakira inzu nziza nkamuvana muri ubu bukene arimo nkamwubakira inzu nziza nawe agasirimu ariko iki ko mfite amakuru ngazanabimwandikishaho da ubu rero umuntu uri bwongere kuvuga ntamubajije Mudugu noneho uzi ibyabaye ko kakabari ba Yesaya n'abafirimoni barimo bararwana umve noneho hahindutse mu kimaso uzi indaya zihari yeba haba nicyo kintu niyo mpamvu natumije nona yakomeye ahubwo tabara Mudugu reka Wiki ngazabimwandikishaho mama cyangwa ari kudutata ngo yumve ariko njye ni igitekerezo nari mbagejeje kudutata ngo wumve ntabwo ndi kubatata ariko niyo bagwa bazagwa 15 ese ubundi uruwa kwande wo kwande sister nombaje ngo ndo kwande ese ntabwo wabyumvishije nubahane reka tubyakire nubahane iwacu umbarate wenda ko gatekerezo ndakumva ariko se icyo ugamije ni iki ni inzu yawe cyangwa ni ya mama yo kumukura muri ubu bukenari ni inzu yanjye inzu yawe uyubaka kwande bivahe bikajya kwa papa na mama kwasko ni akuburetse urabona dusa none si mbadomora iyo bavuze se ngo ibyara mweru na muhima wumva cyari gihe waba uri muhima nje nkaba ndi muhima cyangwa ukaba uri muhima nje uri muhima ko umva ndakubaha uri mukuru wanjye sibyo ndakwubaha pe kandi nagukubaha ariko iyo ngingo wapi ntabwo byashoboka mu bitekerezo utese mu bitekerezo dore icyambere tekerezo cyacu suragishakira iki nona oya reka tukimubwireho ariko si cyo ashaka ngamubwire mureka mama nero muhere nubwo mama ari wowe akunda urakiro witsamura ibiceri sister wanjye naho abangaba bo bashaka ko n'abangaba bashaka kuzabakire badusanze mu byacu nta nibagirwa igitekerezo twari tugiye gutanga nubwo mama yavuze ngo azakubaruzaho imitungo yacu uri kumva nubwo wenda tutabubaranya ngo tubatsinde ariko sibye ko tugukunda pe ntabwo n'agashwita tubishaka nta nako twanatuma tugu ariko ntanajya no kuguha 15 ku 10 80% nitwe tuzaba tugafite nabwo nuko tugukunda nizo nama mama ufite nabwo nuko tugukunda nka mukuru wawe uri 15 kandi ukaba warabyaje umubyeyi wacu ari uwo navuki reka ngende kore ko nateka sibyo ariko ibitekerezo mufite kandi uteke neza umenye ko mvuye Kigali twese turi abana bamwe sibyo turi abavandimwe kandi ngenda bakunda muri barumuna banjye natwe turagukunda pe natwe turagukunda kugira ngo mama tutazamugora twebwe tuzamubwiye ngo mama twabifasheho umwanzuro gutya uzagenda ubanza ikibazo nyito tubigabane ubundi tubone kugana sister papa wanjye ninde zamubaze mama wawe niwe wakubyaye ese umubyeyi kari umenya se w'umwana ukamubaza umubyeyi ni umenye se w'umwana ndabivuze uzabona na 15 urukumva uzabena na 15 ari uko uzanye nawe iby'iwawe ntabwo musa ntabwo musa dusa twasabirana none wowe ushaka kutunyaga urumva uzagenda ubwire mama dusa twasabirana none ushaka kutunyaga genda uteke reka njye guteka urebe na karoti umenye ko mvuye Kigali uzabwire mama banza akwereke wanyuze n'iby'iwanyu tubone urebe na karoti munsi y'ameza ugena nawe hirya munsi y'urutaro urabonamo utuntu uko ari kuvuga ngo ahubwo njyewe narigize ngo byibura ashaka kubakira mu makava muri ubu bukene byibura sinabikubwiraga se wowe uraza none kumbi arashaka kwibakira inzu ye azazanamo umugore we akabyaremo abana be
agatangira akahaba agabanya hose azajya n'abandi abwire mama mwereke ariko abantu bazi ubwenge azana iby'iwabo natwe tubone kumuha iby'iwacu ntabwo biriya bintu twabimwemerera ibindi byose turi kinacyo ibi bintu ariko twajya abona uruhinja rw'amezi 5 akundi uyu nguyu ubundi tuba turi kurwanira intambara turi kumwe urya ibyatsi nk'uruhinja rw'amezi 5 aho yicaye hose buri gutekereza ubu n'ibitabo bari baratwekera umuneranyeho ngo ninywe itabi nuko ejo bundi yaje ukamuneranyaho ntabwo biranagusa ejo ngera hano ukuntu waje umeze wari umeze nk'umuntu uvuye kuri mwe urarimbonyeho ukuntu waje umeze wari umeze urumva ari impumuraho ntabwo cyari mwe twajya ngo bazanye iduka ryaryo ryose ararimo